umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Kandi nitwibagirwe yuko aho tujya azakubunikiza amoyo kandi azajya ahungira munsi y'amababa yawe. Umurava we ni ingabo n'icyuma kigukingira. Amina. Azagukiza ibiturwanya byose, azabiturinda, azatubika mu mababa ye. Haleluya. Kuko niringiye ntajya akozwa n'isoni. Aho tugiye kongera tugasoma ni muri Mateyo ibice 5 turahera ku murongo wawo wa mbere turageza ku wa 2. Amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Haleluya. Hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Kunuka mangu uzagira ute? Uzakingurira. Uzagira ute? Uzahabwa. Haleluya. Haleluya. Hari abana b'ijambo ry'Imana bifuje kuza kwihana, bifuje kuva mu bumarine, bifuje kuva mu gukina biye, ahubwo baje kumva ijambo ry'Imana. Abemeye yuko bakwihana, abemeye yuko ibyo byose babireka, n'izo ngeso bakazireka, bazana imbere tukabasenga. Yesu. Haleluya. 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 Amina. Buri mwana aretse gukina biye aje kumva ijambo ry'Imana. Reka dusenge dusoza. Mana nziza twongeye kugushima turaguhimbaje. Kuba turinze mu nzira tuza tukaba dutangiye amateraniro nawe bituyasozanya nawe turagushima. Rero mwana Imana tukweretse abo bana, hari abavuye mu gukina biye, hari abavuye mu kubaka runonko baje kumva ijambo ryawe. Rero mwana Imana turagushimye yuko ibi bintu bidufashijemo, icyo twirukana ni imyuka mibi mu izina rya Yesu.
byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Abakozi babyeyi kudutega amatwi, bayobozi turabashimiye mu kwihangana kwanyu, dukomere amashyi mu bw'ubutumwa turashoje. kwakira korali Grace iraririmbira mu mwanya wayo hanyuma asabe aba bana bicaye hano mu nzira irimo kuza hano bose baze hano, bariya bana bose babashire kuri kano gakeka hano hafi hano, bariya bana bari hariya mu nzira bose baze hano, mugende neza. Abakumwe bicaye mukumwe mwicare. Abandi muyeranje mu kurunga ahangaha bari kuhegera mwebwe murunga mugire birembo abasaba Ishimwe
dusanga urwandiko rwa mbere rwa Petero igice ni icya 4. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice ni icya 4 turahera ku murongo wa 7. Impapuro ni 240. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice ni icya 4 duhere ku murongo wa 7 abahageze dutangire dusome. Iherezo rya byose ni bugufi, nuko mugira ubwenge mwirinde ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Ariko ikiruta byose mukundane urukundo rwinshi, kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Mucumbikirane mutitotomba, kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana namwe, nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Umuntu navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana, nagabura ibyayo abigabure nk'ufite imbaraga Imana itanga, kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose ku bwa Yesu Kristo nyiricyubahiro n'ubutware iteka ryose. Amen. Bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu, umumere n'abakushije ishyano, ahubwo munezerwe nuko mufatanyije imibabaro ya Kristo, kugira ngo muzanezerwe mwishima bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe, ari we mwuka w'Imana. Ntihakagire umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa gukora nabi. Ntihakagire umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa gukora inabi yindi cyangwa kuba akazitereyemo. Ariko umuntu nababazwa azira kuba umukirisitu n'agakorwa n'isoni, ahubwo ahimbaze Imana ku bw'iryo zina. Kuko igihe kigiye gusohora, urubanza rukabanziriza mu nzu y'Imana. Ariko se niba ruzabanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazabahe? Nuko rero abababazwa n'uko Imana ibishaka, nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo, bagumye bakore neza, mwakire neza ijambo ry'Imana. Nyuma y'iki gice cya mbere cyo mu byanditswe byera, reka twakire korali abakunda Yesu na korali Emmanuel ziririmbira Imana, natwe twese duteze amatwi turimo kumva Imana igiye kunyuza muri bo. Korali abakunda Yesu na korali Emmanuel bari bazi Thank you.
ntabwo tuba turi kuhiga muri rusengero. Ibi rero nagira ngo gushya kwawe nuko ndi gushya wumva uko umeze nanjye nikomerewe. Amina. Hanyuma ni wumva urimo gushya ubwira Imana ngo Mana gira icyo ukora kugira ngo ubutaha tuzabe turi ahantu hagutse. Amina. Maze reka twakire umushumba adufashe mu buryo bwihuse. Nababwiye ngo uyu munsi udasanzwe, ntekereza ko nawe arakora mu munsi udasanzwe, adufashe atwakire abashyitsi, kandi ubwo turaza kubagerezaho kimwe n'amatangazo kandi twitonze. Umugenzi wawe ubwe ndakwakiriye mu izina rya Yesu gusengera urw'Imana. Ibyo mubimenyere kuko niba tuba tutakumburanye simbizi, ariko genda mbakumbuye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Hanyuma abashyitsi ndabizi barahari ni benshi, mwihangane tuze kubaza amazina yanyu tugarutse nanone mu kindi cyiciro. Murabona aho duteraniye umunsi si mu ikanisa yacu, sibyo? Umunsi mu ikanisa y'abana, urubyiruko, abana bacu. Hari umuntu utanejejwe nuko uyu munsi bimeze? Hari umuntu ushaka gusohoka? Abashaka gusohoka baze gusohoka kugira ngo icyokere kigabanuke, ariko niwumva Imana yahabwa icyubahiro ku bw'aba bana kandi ukaba wumva ko ari ngombwa ushobora kwihangana, twihangane. Uyu munsi ntabwo icyokere cy'uyu munsi kitwica ngo dushire, sibyo? Abana n'abana bacu uyu munsi n'ikanisa yabo twasuye. Ubundi tuzajya dufata bakeya bajye mu rusengero rwabo nyine. Uyu munsi turagerageza gukora gahunda y'uko turi buze gushyiraho ikanisa y'abana. Ikanisa y'abana ikabaho, amateraniro akajya aba, ubundi nkagira umunsi wo kujyayo kubwiriza, mwarimu akagira umunsi wo kujyayo kubwiriza, n'amakorali akagira umunsi wo kujyayo kuririmba. Yesu ashimwe cyane. Ubundi tubifunguye ku mugaragaro buriya ko mutayikomera amashyi. Hanyuma namwe ababyeyi babo mukazatanga umusanzu, iterambere rimaze kuza tukabagurira ibyuma, bakajya bacuka bakaza hano, ubwo n'abandi baza bakurikiraho. Urusengero rw'abana ruhari, tuzi neza ngo tujya tugira ikanisa y'abana, abana bigishirizwamo, abana batorezwamo, kugira ngo bamenye indangagaciro zo gukizwa izo arizo, no gukizwa icyo ari cyo n'itorero icyo ari cyo. Amen. Hanyuma rero twabakiriye kandi turanezerewe, turushaho kugubwa neza. Cyokere n'ikiza bivuga Imana ni nabyo ni umugisha, kandi mumenye yuko hari ikanisa ingana gutya ariko ihuba umuyaga ucamo abantu ntibagire, ariko kuba cyangwa ko tumeze gutya dushya gutya ari nabwo twaba dukijijwe. Ubundi tukazajya mu ijuru, twahindura aka gace, twahindura umurenge wose w'Urwiyaga. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Ndabakiriye mwese, nakiriye iteraniro ryose, aho abantu baturutse hose. By'umwihariko nagira ngo rwose hari pasitori waturutse mu majyaruguru, agira ngo musabe abazamuriye ikiganza basuhuze mu izina rya Yesu. Rwose zamura ikiganza cyawe usuhuze abantu. Abandi turaza kwakirana neza mu iteraniro rya kabiri nanone ry'ubusabane, ariko si ubwo riraba ritameze ritya, si uko biriho bimeze mwari, si uko biriho bimeze nabyo biraba bimeze uko nguko, ariko ntacyo. Nituba twagabanutse turabakira, nituba tutaragabanuka nabwo turabakira. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, ariko turaba twagiye hanze gufata akayaga, niba ngombwa turareba uko tubigeza duteranire hanze. Hanyuma rero nagira ngo itangazo rya paruwasi dufite. Murabizi ko dufite igiterane cya diyoseze gifite intego dukomeza kuganiraho muri iyi minsi. Abaririmbyi ntabwo ndumva indirimbo zituruka muri iyo ntego, mubaro mu gice
cya 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ntabwo ndumva izo ndirimbo kandi ni ngombwa ko tuzihimba. Nanone twari mu giterane ubushize nyamuneka kuva ku itariki 27 na 28, ariko ntabwo mwaje, abanyamasengesho ntibabonetse, korali zindi ntizabonetse, abakristo ntimwabonetse, kandi ntabwo ari umuco mwiza. Kambe babwire rwose mu byumve, iyo mazazi yateguye ibyabo abakristo ntibuboneka, ubufatazi nayo nitegura ntabwo muzaboneka muri ibya fazazi. Urubyiruko niba rwateguye ntabwo muboneka muri iby'urubyiruko. Ubwo se abanyamasengesho nabo ni sinzi ikibazo kibaho kuri bantu baba bafite ibyabo, kuri bantu baba bafite ibyabo. Ibyo bintu byo gutsindana ntabwo ari umuco mwiza. Amatsinda ngo ni ibyaba. Oya, ntabwo byemeye yewe, ntabwo binyubaka, ntabwo ntibikubake. Rero niba bikubaka mumenye ko atari byiza. Niba ukunda, urumva twateguye igiterane, jewe mfatanyije n'urubyiruko n'abarimu twese turi kumwe, turanagitangaza. Turangije tubatumirira abavugabutumwa batari abantu, kandi abavugabutumwa nabo tuzi neza yuko ari beza kandi nabo basobanutse, abapasitori bagenzi bacu, abayobozi bagenzi bacu. Hanyuma murangije mudukoze isoni, murabona gusa ibyo bintu ni ibikigo. Nta mwuka w'Imana urimo. Dore nabivuze baranavuga. Ariko ibyo bintu ntabwo ari byiza. Nagira ngo mbabwire ngo ntibizongere. Niba mwari mufite n'ibindi murimo, rero nagira ngo mbasabe, niba hari gahunda iteguwe twese tuyibonekemo, tuyigendanemo rwose, tuyisangire n'abana b'Imana n'abakristo bo mu kanisa y'Imiyaga, bo muri paruwasi y'Imiyaga n'ahandi. Mujye muboneka, niko kwiga, niko gukura, niko gusobanura. Ibirori byose biteguye biba bitureba twese. Ubu n'ubu iyo tudategura uyu munsi, atari umunsi wo ku cyumweru n'umwari muboneka. Kandi ibi bintu biratwubaka, nibyo biranga itorero ryabanje, itorero twebwe ubwacu dukurikira, itorero rya mbere. Ubusabane, guhura kw'abana b'Imana nibyo biranga itorero. Rero kuba mutarabonetse ntabwo twafashijwe. Abantu batafashijwe ba mbere ni abana banyu, ni barumuna bacu, ni abana bacu. Twebwe bateguye, turangize ntitwabatumira, nako turangize turabatumira ntimwaboneka. Rero reka ndekere aho ngaho, ariko ubutaha muzikubita ubushyi n'iminjiramo ifu, maze mujye muboneka muri gahunda zose zateguwe kandi zigategurwa n'itorero. Murakoze cyane, Imana ibagirire neza. Katubagezeho n'andi matangazo y'ikanisa kugira ngo tuze kumvikana igiterane cy'amasengesho cy'impemburo kizabera ku ikanisa ya Nyendo cya paruwasi. Hanyuma mwese abakristo, abavugabutumwa, abaririmbyi, muratume muri ico giterane kizaba itariki 12 na 13 z'ukwezi kwa itariki 12 kugeza itariki ya 8, itariki ya 11 na 10 kugeza ku ya 12. Icyo giterane niho kizaba z'ukwezi kwa 8. Hanyuma rero murararitswe mwese kugira ngo muzitabire icyo giterane gifite intego dusanga muri Matayo igice cya 9:12 kugeza ku wa 13. Ntabwo turaza kuyisoma, abafite birabaze gusoma iyo ntego, kandi hazaba harimo umwuka w'Imana wo kubahembura mu mitima ndetse no gukiza indwara z'uburyo bwinshi. Amena.
nyuma reka tubagezeho andi matangazo. Mu mwanya hari umubatizo w'abana, kandi nanone nyuma y'iri teraniro turagira igice cya kabiri cy'ubusabane n'abana. Ntekereza ko n'ubundi turaba turi teraniro ringana ritya, kirera riratangira saa 7. Ukuvuga ngo twese turaba turi hano igice cya mbere n'igisoza, turikira mu gice cya kabiri saa 7. Icyo gice cya kabiri cyo nta saha gifite kiri bugarukireho, ahubwo umwuka w'Imana niwe uraciyobora kugeza igihe cyo gusoreza. Hanyuma uyu munsi ni icyumweru cya nyuma cy'ukwezi, turi gutanga ituro ry'umukristo cyangwa se rya kota. Ibyo murabizi. Abadafite amafishi, ntekereza ko amafishi y'ituro ry'ukwezi umukuru w'abakristo namubwiye ngo arebe aho abikwa, ayahabayoboza amaturo shingiro baze batayafite kugira ngo baze kuyashyikiriza, maze n'utarayibona aze kwihangana. Biba byatewe n'aka kavuyo, ariko yuko uyu munsi ari umunsi wo gutanga ituro ry'ukwezi. Itariki 9 kugeza itariki 6 kugeza ku itariki 9 hari igiterane cya diocese nk'uko mwumvise umushumba amaze kukivuga. Ndagira ngo munagisengera mwibuka yuko ku cyumweru usakura abana se ku cyumweru twasabwaga ku itariki ya mbere gutanga ibihumbi 50 by'ikamisa byo gutegura icyo giterane. Ndagira ngo rero mubisengere kandi namwe mubyiyumvemo. Abantu bazajya mu giterane ku cyumweru baziyandikisha, abantu tuzajyana mu giterane tuziyandikisha, kandi kuri uwo munsi tuzishakamo n'ubushobozi buzafasha icyo giterane gukorwa, kandi tuzaba turi no gutegura nanone bizadutunga muri icyo giterane. Ndagira ngo ibingibi mubigendane, munabisengera. Mwamana umwuka wera agukoreshe mu byo ufite, uburyo tuzajya mu giterane kandi tukabaho. Nizere ko tutazajya mu giterane ngo dusebe tutarakoze ibyo abandi bakoze. Hano hari ubutumire bw'umukristo ufite ubukwe itariki 18. Nabwo reka mubasomere kugira ngo ubukwe bwe tuzabugemo, tuzanamutahe. Kandi umuntu yagutumiye murabizi n'ibindi barimo kuvuga. Umuryango wa Gasana Laurent n'uwabagira Imana Alphonse inejejwe no kubatumira mu bukwe bw'abana babo Honorine Rwibutso na Emmanuel Irambona uzaba kuwa gatanu tariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 2023 saa 3 gusaba no gukwa hariya kuri hoteli Nyagatare Rwimiyaga saa 9 gusezerana imbere y'Imana mu rusengero rwa ADP. Nyuma y'uko gusezerana none abatumiye bazakirirwa kuri iyo hoteli. Ndumva amatangazo nari mfitarayo. Hanyuma ngiye kubabwira abantu batari buze kubura iteraniro rya kabiri. Niba aba bantu turabakeneye mu iteraniro rya kabiri kugira ngo bataza kuburamo. Nibiyumva baze kuboneka muri iyo teraniro rya kabiri. Mutuyimana Tuyishimire Angelique, Shirimitima Theoneste, Banziye Karidansira, Bizimungu Nyiramashuri, Muhawe n'Imana Florence na Majangwe Andre. Hanyuma aba bakurikira Uwiduhaye Clementina Nyiramashuri, Uwineza Claudina, Nyiramasengesho Rosine, Mutezinka Honorine, Kangwera Anita na Ukirasongwa, Tuyizera Sinati, Nyirabayavuga, Nyiranshuti Samuel, Nyirimitima Theoneste, Nikuze Muhawe n'Imana, Afashimana Samuel, Nyirasafari, Nyirakamondo Donatira, Madalina Barebereho, Nyirahabimana Jani, Nyirakubikuze. Muze kwihangana murashya murumva ibintu bidasanzwe.
kandi nabyo ni ngombwa urusaku ryo mu bana rugabanuke. Indirimbo ya 50 mu ndirimbo zo gushimisha Imana turaririmba duhagaze kugira ngo twakire umushumba dukore umuhango wo kubatiza abana, hanyuma iyo ndirimbo abaririmbyi bayidukungure bavuga ngo muze mwenyine twihererane. kubera yuko ari umunsi udasanzwe, aba bana ntabwo twagombaga kubasohora. Impamvu tutagombaga kubasohora, uyu munsi ni umunsi mukuru wabo, kandi mu by'ukuri wateguwe n'itorero. Uru rusengero twemeza yuko uyu munsi ruzaba ari urwabo, kuko n'ubundi muzabatanga kuva nibo bazarusigarana. Ubwo rero bagomba kubanza kumva yuko uru rusengero ari urwande, ari urwabo. Uyu ni umuco mwiza kandi umuco wanyu wo kubereka yuko urusengero ari urwabo, nubwo muri ababyeyi babo mwebwe ari mu mwarwubatse, ariko ibi ni ukubereka yuko urusengero aribo bazasigarana ku rusengero, kandi aribo torero rizaba rihari mu gihe muzamutegeranye. Rero ni mu rwego rwo kugira ngo nanone tubashishikarize no kubemeza yuko urusengero mu gihe kiri imbere mwebwe mu gihe muzamutagihari ariho bazaba bahari. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. No kubigisha nanone kandi no kubigisha ko nabo ubwabo ibyo mubakoreye nabo bazabikorera abandi, sibyo? Iri ni itorero rero rizaba ririho ababyeyi baribyaye batagihari, ariko Kristo ayikiri kumwe nabo, ari we mubyeyi wabo mukuru basigaranye nabo, twebwe tuzaba twaragiye kubana nabo. Mwami wacu nahimbazwe. Akaba ari nayo mpamvu nasabye yuko twese tugumamo hano tukumva neza yuko ari gahunda dukwiye kubahiriza, kandi gahunda dukwiye gushyigikira, tukumva ko ari gahunda yacu. Rero ntaze kugira umuntu ubyinubira
ntaze kugira umuntu wumva bibangamiye. Ndabizi icyokere cyatubangamira, ariko reka twe kubangamirwa n'ibi ngibi, ahubwo tubangamirwa n'icyokere, twumve ko ari cyo dukwiye gukora mu gihe twebwe icyokere cyaje. Ese twakora iki? Twishakemo igisubizo, kandi igisubizo kure gifite tuzagikora. Imana mwihimbaza. Rero mwakoze cyane kutwihanganira, kandi mwakoze cyane nanone kwihanganira ibihe bidasanzwe biri buri munsi, cyane cyane ubushyuhe buhari budasanzwe. Reka rero tugire vuba turebe ko twagabanukamo, hanyuma ubushyuhe nabwo bube bwagabanuka. Ushimire ubutumwa bwiza. Abantu benshi bacumitwa mu mitima, bamubazanya n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data tugire duti? Arabasubiza ati, mwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, maze muhabwe iyo mpano y'umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu, n'abari kure bose bazahamagarwa mu mwami wacu. Hanyuma akomeza guhamiriza n'andi magambo menshi, arabahugura ati, mwikize mwitandukanye n'ab'iki gihe biyobagiza. Kandi Petero uwo yahamije mu rwandiko rwe rwa mbere yuko kubatizwa kudukiza. Nanone icyo akora si uko gukuraho icyo ku mubiri, ahubwo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza, ribakirisha kuzuka kwa Yesu Kristo. Ntimushidikanye rero, ahubwo mwizere rwose yuko Kristo yemeranye imbabazi abantu bihariye by'ukuri bakamusanga bamaze kwizera, kandi yuko yababariye ibyaha byabo, akabaha umwuka wera n'umugisha w'ubugingo budashira, akabagabira umugabane w'ubwami bwe utazashira. Nuko rero ubwo twizeye rwose yuko Data wa twese we mu ijuru akunda cyane kugirira neza abantu, nk'uko byahamijwe muri Yesu Kristo umwana we, tumushimane twizeye kandi tumwubashye tuti, Mana ishobora byose ihoraho, Data wa twese wo mu ijuru, turagushimira twicishije bugufi, wemeye kuduhamagarira kumenya ubuntu bwawe, ngo twizere utwongereho uko kumenya, dukomezemo uko kwizera iminsi yose, kandi abantu ubahe umwuka wawe wera, ngo babyarwe ubwa kabiri, baragwe agakiza gahoraho. Tubisabye ku Yesu Kristo umwami wacu. Abagiye kubatizwa rero mwumve mutega amatwi. Bene data bakundwa, abaje hano mushaka kubatizwa kwera, mwumvise ko iri teraniro ribasabiye ngo umwami wacu Yesu Kristo abakire, abahe umugisha, abohore ibyaha byanyu, abinjize mu bwami bwo mu ijuru, kandi abahe ubugingo budashira. Kandi mwumvise mu butumwa bwe bwera uko yasezeranye kuduha ibyo tumusaba byose, kandi ibyo yasezeranye ntazabura kubisohoza rwose. Nuko rero nk'uko Kristo yasezeranye atyo, namwe mukwiriye kwisezeranira ubwanyu imbere y'abishingizi banyu, kandi imbere y'itorero ryose, ko muzimura Satani n'ingeso ze zose, mukazakomeza kwizera ijambo ry'Imana ryera, mukajya mwitondera amategeko yayo. None rero ngiye kubabaza, wimuye Satani n'ingeso ze zose n'ikuzo n'icyubahiro by'isi by'ubusa no kwifuza ibyayo kose n'irari ry'umubiri, mutazabikurikiza cyangwa gutegekwa nabyo. Wemeye Imana Data wa twashobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi, na Yesu Kristo umwana we kinegeye umwami wacu, kandi wemeye ko yabyara umwari Mariya, kandi kwe na Samia ari umwuka wera, kandi ko abantu bumvone Pilato yari umutegetsi, we bamwe ku musaraba agapfa, agahanwa, akamanuka ikuzimu bapfuye, akazuka ku munsi wa gatatu akajya mu ijuru. Wemeye ko witeye iburyo bw'Imana Data wa twashobora byose, kandi ko azavuye ku mperuka y'isi gucira abakiriho n'abapfuye urubanza, kandi wemeye umwuka wera, wemeye ko hariho itorero ryera ry'abakristo bose n'ubumwe bw'abera, no kubabarira ibyaha, no kuzuka k'umubiri n'ubugingo budashira nitumara gupfa. Nawe urashaka kubatizwa, wemeye icyo? Wemeye kuzajya wumvira ibyo Imana ishaka n'ibyo itegeka, ukabigenderamo iminsi yose ukiriho? Imana niyo mufasha wawe.
igisubizo kimwe cyitwa ngo iki? Cyitwa amen. Abakirisito ngo iki? Ego naza gusaba ko rero muzajya musubiza atari Mana ibambe wemera ko kamere y'Adamu wa kera iri muri aba bantu n'abana ihambwa kugira ngo kamere y'umuntu mushya izururwe muri bo. Amen. Wemera ko irari ry'umubiri ryose ripfa muri bo ngo ibyo umwuka wera ategeka byose bikurire muri bo. Amen. Wemere kuba ubushobozi bwo kunesha Satani n'iby'isi n'ibya kamere. Amen. Wemere ko aba bantu twebwe tuguhaye bahabwa ingeso nziza ziva mu ijuru bakazagororerwa ingororano zihoraho kubw'imbabazi zawe mwami Imana ihimbazwa ihoraho. Amen. Hanyuma rero tugiye gutangira nagira ngo ibyo dukora byose ubu dusa n'abantu bari mu butayu. Ukundwa cyane yavuye amazi n'amaraso mu rubavu rwe ngo tubone kubonerwa ibyaha byacu, agaha abigishwa be itegeko ryo kujya mu mahanga yose bakabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. None turakwinginze wumve ibyo abantu bateraniye hano bagusabye, robanura aya mazi ngo abe icyitegererezo cyo gukuraho ibyaha, kandi emera ko abantu baje kubabatirizwamo ko buzura imbabazi zawe bakaguma mu mubare w'abana bawe bizerwa b'intore. Tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nagira ngo babasome amazina muza hano. Ishimwe. Abahungu turi mu bahungu. Ishimwe yigire hafa. Ishimwe uyu munsi ndizera ko ntawe gutegura. Abijuru. Ishimwe n'ubuhe? Ishimwe ari he? Ishimwe yo. Niba guhamagara unyuza kandi ndafite ubwo bishimwe. Abishingizi mu mwita izina. Ishimwe. Abishingizi mu mwita izina. Ishimwe Daniel ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Nagira ngo musabe nushaka kuvuga uzamura ikiganza. Rero urutoki turaguha umwanya uvuge. Sibyo? Yego. Wagira Daniel mu itara ry'umukumbi wa Kristo umukizaho ikimenyetso cy'umusaraba. Muhamiriza ko rero none tuzagira isoni zo guhamya ko Yesu Kristo wabwe, kandi ko azahora arwanisha ubutwari munsi y'ibendera ye, arwanya ibyaha n'iby'isi na Satani, kandi ko azahora ari intore umugaragu wa Kristo ukiranuka uhereye none ukazageza iminsi azamara akiriho twese. Amen. Abijuru mutsinzi. Abijuru mutsinzi. Mugerageze kwihuta mwigira hafi. Mutsinzi abishingizi Jibril. Gabriel ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera twese. Wagire Gabriel mu itara ry'umukumbi wa Kristo umukizaho ikimenyetso cy'umusaraba. Muhamiriza ko rero none atazagira isoni zo guhamya ko Yesu Kristo wabwe, kandi ko azahora arwanisha ubutwari munsi y'ibendera ye, arwanya ibyaha n'iby'isi na Satani, kandi ko azahora ari intore umugaragu wa Kristo ukiranuka mbere none ukazakageza ku isi. Botanse ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Wakiriye Botanse ku itara ry'umukumbi wa Kristo tugukizaho ikimenyetso cy'umusaraba. Kimuhamiriza ko rero none tuzagira isoni zo guhamya ko Yesu Kristo wabwe, kandi ko azahora arwanisha ubutwari munsi y'ibendera ye, arwanya ibyaha n'iby'isi na Satani, kandi ko azahora ari intore umuja wa Kristo ukiranuka rero none ukazageza iminsi azamara akiriho. Amen. Nawe na Sandrine. Muhamiriza ko rero none tuzagira isoni zo guhamya ko Yesu Kristo wabwe, kandi ko azahora arwanisha ubutwari munsi y'ibendera ye, arwanya ibyaha n'iby'isi na Satani, kandi ko azahora ari intore umuja wa Kristo ukiranuka rero none ukazageza iminsi azamara akiriho. Amen. Seconde bataragira. Bona agatesi. Izina Dorina. Agatesi Gloria ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Wakiriye Gloria mu itara ry'umukumbi wa Kristo tumikizaho ikimenyetso cy'umusaraba. Imuhamiriza ko rero none tuzagira isoni zo guhamya ko Yesu Kristo wabwe, kandi ko azahora arwanisha ubutwari munsi y'ibendera ye, arwanya ibyaha n'iby'isi na Satani,
kandi ko azahora ari intore mushaka Kristo ukiranuka ure none ukazageza iminsi azamara akiriho. amen. Uwasekeria uyu uwase Zawadi. abishingizi bari ba Zawadi. Zawadi arabyarwa na mwe nigenda bisi yego Uwimana Jacques na Yamfashe Christine. abo turi kumwe bagere batya turebe Karine icyuzuzo mwita izina genda bati Zawadi. Zawadi ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera. Amena. Bakire Zawadi mu itero ry'umukumbi wa Kristo umushyizeho ikimenyetso cy'umusaraba umuhamiriza ko rero none tuzagira isoni rw'ubwami kwezi Kristo bame kandi ko azahora arwanisha ubutwari munsi y'ibendera ye arwanya ibyaha n'iby'isi na Satani kandi ko azahora ari intore ushaka Kristo ukiranuka were none ukazageza iminsi azamara akiriho. Amen. Natamba uyu ni Kelly. Uyitwa Kelly ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera. Bagire Kelly mu itero ry'umukumbi wa Kristo umushyizeho ikimenyetso cy'umusaraba kimuhamiriza ko rero none tuzagira isoni rw'ubwami kwezi Kristo bame kandi ko azahora arwanisha ubutwari munsi y'ibendera ye arwanya ibyaha n'iby'isi na Satani kandi ko azahora ari intore ushaka Kristo ukiranuka rero none ukazageza iminsi azamara akiriho. ibyishimo.com